Yesu ashimwe, igitondo cyiza, Imana yacu ihabwe icyubahiro, Data wa twese yamamare, ashyirwe hejuru n'umwami. Reka dusome Abaefeso 2, umurongo wa 4 kugera ku wa 7. Abaefeso igice cya 2, umurongo wa 4 kugera ku wa 7. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzuza ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Amen, amen. Mbega ijambo ryiza, isabwe icyubahiro. Ngarika Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Itangazo ry'iki gitondo nuko twababariwe. Imana ni umutunzi w'imbabazi kandi natwe yatugiriye imbabazi. Iyo umuntu yihannye arababarirwa, ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Icyaha kirica, icyaha ni kibi, cyari cyaratwishe, cyari cyaratujimije, cyari cyarazanye urupfu rwari ruriho. Ariko kubera Yesu yapfuye akadupfira, akazuka, tukabonera imbabazi mu buntu bw'igorogota, ngo yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubera kuwiteka kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduye bazima kubera Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Ituzurana nawe. Imana yaratuzuye, dusubiza ubuzima. Ubu ntitugipfuye. Abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, abaharanira gukiranuka, abagendera mu kwezwa, abagendera mu gukora ibyo ashima, abo ntibagipfuye. Kubera iki? Kubera ko Yesu yakuyeho urupfu, ngo yamize urupfu ashyiraho ubugingo buhoraho, ngo yatuzuranye nawe ubwo twari dupfuye. Ubu dufite ubugingo buhoraho abamwemeye, abamwizeye. Hari ubugingo buhoraho. Naho bapfuye umunsi imibiri igapfa, ariko bagumya kubaho. Tugumya kubaho mu izina rya Yesu. Kubera iki? Ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Ubuntu bw'Imana nibwo bubiduhesha. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma tubigeraho mu mbabazi z'Imana. Kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi nyinshi. Imbabazi zajyanye n'ubuntu biragendana, n'ibintu biba hamwe. Kubabarirwa nta kiguzi, Yesu yarishyuye. Usaba Imana imbabazi ikatubabarira, ntacyo bisaba. Bisaba umutima wizeye gusa. Kwizera Imana, kwizera amaraso ya Yesu, kwizera Yesu birahagije. Tukihana ibyaha, tukabyatura, tukabyikuraho, birahagije. Ko tubona ubuntu bw'Imana, ubuntu burimo nibwo bubiduhesha. Ko tubona ubugingo buhoraho. Haleluya. Ko tutagipfuye. Ngo nuko ituzurana nawe, twicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abakeza umwami n'umukiza hari aho babarizwa. Ushobora kumubona mu isi umukristo cyangwa se uwa Yesu. Ushobora kumubona mu isi agenda nyine gutyo, ariko we hari ahandi abajya, hari ahandi ategerezwa, hari ahandi asiganirwa, hari ahandi amazina ye yanditse, hari ahandi atumbiriye, hari ahandi yifuza kujya mu ijuru, mu rurembo rushya Siyoni. Aho niho ategererezwa kugera. Haleluya, haleluya. Ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya ahantu mu ijuru. Aho niho abizeye Yesu basiganirwa kugera. Aho niho abamwemera baharanira kugera mu izina rya Yesu. Ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Kugira ngo mu bihe bizaza, Kristo agarutse ejo bundi, Kristo agarutse
mu ijuru hari ibintu bizaberayo, ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubwiza bw'ubuntu. Haleluya. Wese azajya ahaguruka dupresente imbere ya data, atwerekane abemeye ubuntu, abemeye Kristo, abemeye kwihana. Ubuntu bwayo buhebuje, itugirira neza muri Kristo Yesu. Yesu azajya dupresenta, atwerekana imbere ya data, avuga ngo uyu nguyu ni runaka napfiriye, uyu ni Saverina napfiriye, uyu ni Mame Benezeri napfiriye, uyu ni wa undi, ngo maze Imana data yifata umushwari, duhanagura amarira, idukureho ya miruho yose. Ibyo bizakorwa n'ubuntu bw'Imana, kubera ko abantu bazaba barakire ubuntu bw'Imana, bakemera kwihana, bakizerezaho umwami n'umukiza. Nicyo kizabahesha ibyo bintu, nicyo kizabibafashamo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngitugirira neza muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo tuzerekanwa, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu buhebuje. Haleluya. 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 Nta butunzi bwa rutu bwo kuzabana na Yesu mu ijuru, nta butunzi bwa rutu bwo kuzabana n'Imana ubuziraherezo mu ijuru. Muri ubwo buntu tukicaramo tukagubwa neza, tukicaramo tukicarana n'Imana data. Imana ihimbazwe. Ngo mwakijijwe karindwi, ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje, itugirira neza muri Kristo Yesu. Nta handi bibera. Byose ibikorwa byose, ibiba byose biba mu izina rya Yesu Kristo, bibera muri Yesu Kristo. Imigisha yacu cyangwa se ibyacu tubihabwa kubera Yesu Kristo, binyura muri Yesu Kristo. Ineza y'Imana ica muri Yesu Kristo. Yesu adufitiye umumaro munini. Mbura uko nkuvuga, mbura uko mbihamya, mbura uko nabisobanura, ko nta wagira urukundo nk'urwa Yesu. Ngo ni rwinshi, ni rwinshi cyane. Rwadukunze akatwitangira mu cyimbo twari kujyamo, akaba ari we ukijyamo akadupfira. Kandi byose ni ubuntu. Bavuze ngo ni ubuntu, ni ku buntu, ni ubuntu buzerekanwa, ni ubuntu buzahisha, ni ubuntu nta kiguzi kwakiretse nk'umwami n'umukiza, ni ubuntu. Haleluya. 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 Kumenya Yesu ni ubuntu, ni ubuntu. Ahubwo icyo dusabwa no kumwizera, no kumvira umwuka wera w'Imana, tugakora icyo avuze, tugakurikira icyo atubwiye mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mana. Haleluya. Turagushimiye kuko uri umutunzi w'imbabazi nyinshi. Izo mbabazi nizo twicayemo. Ni wowe utubabarira, ni wowe utugirira neza. Mu mbabazi biracyashoboka iyo twihannye, iyo duhagaze imbere y'ubuntu bw'igorogota, kuko uri umutunzi w'imbabazi. Uhora utubabarira, uhora utwuhagira, uhora ubidukuraho, uhora ubituvanaho ibirego byose by'umwanzi, ibirego byose by'ubwoko bwose. Iyo umuntu yihannye akaza imbere yawe agaca bugufi agasaba imbabazi, ubiduhanaguraho, ubidukuraho burundu, udutandukanya nabyo kubw'ubuntu nta kiguzi, ahubwo mu kukwizera. Haleluya. 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 Kandi waduhinduye bazima. Icyaha kirica cyari cyaratwishe, icyaha cyari cyaraturindagije, ariko waduhinduranye bazima na Kristo Yesu. Yarazutse, azuka ari muzima, azuka inkovu zitariho, azuka. Haleluya. Haleluya. Azukana ubwiza bwe, azukana icyubahiro cye. Haleluya. 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 Ibyo byose tubikesha wowe Yesu. Turagushima Mana, tubikesha imbabazi z'Imana yatugiriye ikaduha Yesu, tubikesha ubuntu bw'igorogota, tubikesha ubuntu bwa Yesu. Nta kiguzi kumenya Yesu. Niyo mpamvu nyavuga ngo Mana, abantu bakumenye muri iki gihe cy'ubuntu, abantu be kwirara muri iki gihe cy'ubuntu. Abakizwa bakizwe, abapagani bakizwe, abari bishwe n'ibyaha babivemo, abanarijwe n'ibyaha babireke mu mbaraga za Yesu. Tukiri mu gihe cy'ubuntu, kuko igihe cy'ubuntu kizarangira. Icyama abantu bakamenya ko igihe cy'ubuntu kizarangira. Iki ari igihe cyo gusiganwa, iki ari igihe cyo guhaguruka, umuntu agasenga, umuntu akagushaka, umuntu akizera Imana, abantu bagakizwa.
bagakizwa, icyama abantu bagahumuka, dusenge abatarakizwa abapagani, mwami mwiza, abantu bakamenya Imana, abantu bakakwizera mwami, abantu bakagukunda mu izina rya Yesu Kristo, bakagushakana umwete. Yesu 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 Yesu. Gatandatu, ngo kubw'urukundo rwinshi wadukunze mwami, ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu. Haleluya, haleluya. Waratuzuye mwami, waratuzuye, uduha ubuzima, waratuzuye, uradukarabya, uradusiga, tumera neza muri Yesu Kristo. Waratuzuye abari barapfiriye mu byaha hirya no hino, waratuzuye abari barapfiriye mu minaniro y'ibyaha, waratuzuye bari barapfiriye mu gahinda k'ibyaha, waratuzuye. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Waratuzuye mwami, watuzuranye na Kristo. Ntitwazutse twenyine, ahubwo watuzuranye na Kristo, utwicaranya nawe mu ijuru. Turi abanyacyubahiro, waduhesheje icyubahiro gikomeye, waduhesheje ubuntu bukomeye. Haleluya, 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 haleluya. Kugira ngo mu bihe bizaza uzerekane ubutunzi mwami. Yo data we, cyangwa abantu bakamenya ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Icyampa tugakora dusiganwa, icyampa tugashishikara, icyampa tukihana dushishikara, icyampa tukamenya Yesu dushishikara, icyampa tugakorera Yesu dushishikaye, icyampa tugasenga dushishikaye, icyampa tukaririmba dushishikaye, icyampa tugakorera Imana dushishikaye, icyampa tukabwiriza dushishikaye. Kubera iki ni igihe cya nyuma, tukamenya ngo Yesu ari hafi kugaruka. Iki ni igihe umuntu wese agomba kugira ubwenge, kubera ko Yesu ari hafi kugaruka. Ubwenge mvuga nubwo kubaha Imana, nubwo kumenya Imana, nubwo kwizera Imana, nubwo gushaka Imana, nubwo kwemera kujijuka mu Mana. Mu izina rya Yesu ndagushimiye Mana, ijambo ryawe ni ukuri, ngubezeshe ijambo ryawe, ijambo ryawe niko kuri. Iri jambo ritweze, ijambo ridusukure, iri jambo ryongere mu bitekerezo byacu, mu byo twibwiraga, tumenye ko twakijijwe kubw'ubuntu, atari kubw'imbaraga zacu, atari kubw'ubushake bwacu. Maze mwami, bitume dutera imbaraga zo gusengera abatarakizwa. Uyu munsi tuzirikana abantu bari mu byaha, abantu bataramenya ko Yesu yabapfiri, ababipinze bakarindagira. Mwami Yesu, abo bose ubagarure mu buntu, bamenye ko wowe Yesu ari wowe mwamukiza, ari wowe mwamuhemba neza, ari wowe mwamukiriza ubuntu, ari wowe mwamutwuhagira. Mwami Yesu, ukadusiga, ukadukarabya, ukatugirira neza. Ni wowe ubikora, nta wundi wabikora, ni wowe Mana nzima. Ndagushimiye Kristo, habwa icyubahiro, ni wamamare, izina ryawe niryubahwe none n'ibihe bidashira. Uyu munsi uganze, uyu munsi utegeke byose birakumvira, icyubahiro kibi cyawe. Natwe kandi turushaho guhinduka no kumenya ngo Yesu ari hafi kugaruka, turushaho kukwizera no kumenya ngo Yesu ari hafi kugaruka. Urakoze mwami mwiza, urakoze gitare cyacu, urakoze mwami, himbazwa, himbazwa. Amen, amen. Shalom, shalom. Munsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer.